icyo tuzi aduhe tugamurusha ibikoresho. Rwa General Major Fred Rwigema wari umuyobozi w'ingabo za FPR Inkotanyi n'ibyegera bye bibiri, Major Petero Bayingana na Major Chris Bunyenyezi. Nuko muri izo ntanga nyinshi zaguye mu gitsina cya Papa Wese kirukanka, intanga mbere yo yatsize zindi kwiruka. Ikihebe nicyo nakwise ngo ikihebe ni nyoko. Ariko ikihebe ari ikihebe. Nakubwiye ngo ikihebe ni nyoko. And there is a reason I said it. You didn't know this because urimo kucyo ntari cyo cyafana baricyo. No. You are crossing the line. You are crossing a red line. Ikihebe ni Kagame wanyu bafatira ibyemezo. Urega amatwi uremera kuri ikihebe. Kwa muri ibihebe niyo mpamvu kugeza amasa mufite n'imitwe y'iterabwoba nka zapfa n'abayecyo kandi ntabwo ushobora kuba. And that's why no. Niyo mpamvu mbwiye mwise ngo ikihebe ni nyoko. Ari uri ikihebe kuko P5 uvuga ko ari umutwanyi w'igisirikari ni ibyihebe. Kuko nashobora kuba nyoko. Niyo mpamvu mvuga ngo ikihebe ni nyoko. That's why I'm using that word. Ntabwo nigeze ntukanyoko. Ubwire wa kihebe. Kuko ntabwo namuzi. Ikibazo nukuri ikihebe urimo nyoko. Ndashobora gukora ubwihebe. Ntabwo bukorerwa mu nzu. Umva rero wa kihebe. Rero reka nkubwire wa musore we. Ujye ukinisha abandi nge ntuzankinishe. Uzabaze rero waki. Uzabaze ntukinisha abandi. Niba ushaka reka muri umubaze ahari umuntu nyabaki. Never ever. Uzasinga yo life. Wiraka. Ntabwo narakaye. Ntabwo nigeze ndakazwa nawe. Urakazwa kwitwa ikihebe. Ndakazwa nawe. Oya. Ikihebe ni nyoko kuko nashobora kuba nyoko. Ndakubaza. Ntabwo ushobora kuba cyo. Kurakara tuza. Tuza serura uranuza ahubwo bari utuza. Ndakubaza. Bari utuza. Ikihebe. Ndashaka kubaza. Ninde bari gufatira ibyemezo ubu ngubu? Isi yose irimo gufatira ibyemezo. Nicyo kihebe. Ugeze uko bafatira ikihebe. Ugeze uko bafatira ikinuza. Iyo hari kuba ari video bakwereka nawe. Reka nkubaze. Ugeze uko bafatira ibyemezo. Uhora mu mwobo. Umva wa kihebe we. Uhora mu mwobo tipo aho baruka utari kimanuka. Do umva aho ndi do. Iyo hari kuba ari video kandeba. Aho ndi we warahagira wanyanimbwa we. Umva. Ariko uretse gato wituka no, you are crossing the line. Nakubwiye wongera because I'm not. I will never be. Wirakazwa n'ukuri wagwa. I will never be. Nta kuri kurimo. Ariko ikihebe ikihebe ni nyoko. No, I'm on record. Yes, I'm on record. Until you stop it. You stop that bullshit, man. Kagame nicyo kihebe. Urimo kuvuga wakoze izo nzandiko. Ndi gukotinga inyandiko. Babashyize kuri wanted nk'ibyihebe yes or no. Hanyuma ndikubasa muri wanted nk'ibyihebe yes or no. Urimo kuvuga wakoze izo nzandiko yita abandi byihebe. UN Security Council yamwise ikihebe yuko ari muri Congo. Amerika yafatira hano kuko ari muri Congo. Ikihebe ni utari ikihebe. Uri kuri rutonde. Urutonde rwakozwe na ariko wirakara. Nakaga k'akarere nakaga k'abanyarwanda. Wirakara. Kugira icyo wirakara. Nakubwiye ikihebe nabikubwiye ni nyoko. Ndakubaza. P5 n'abateroriste dusaba teroriste. We are not. Twasabye Kagame ibiganiro. Abateroriste basaba ibiganiro. Ndakubaza. Murasaba ibiganiro. Abateroriste basaba ibiganiro. Musaba ibiganiro muri kumara abanyamurenge muri kwica abanyamurenge. Abanyamurenge bahehe kandi. Musaba ibiganiro. P5 irihe. Ariko gishyano. Ndakubaza. Musaba ibiganiro muri kwica inzirakarengane. Musaba ibiganiro mutega abantu muri Nyungwe mukabatwika. Niko gusaba ibiganiro. Mubwire I think you have okay. Numbwira uretse gato ibyo bikorwa mubwiye ni iby'ihebe si iby'ihebe. I think you have a problem. You have a serious problem. Ndakubaza ari. You think your wish abantu muri Nyungwe bya bikorwa byo muri Nyungwe uretse gato. You really think your wish can be No. Please wait a second. Ibikorwa byo muri Nyungwe byakozwe byo gutega abaturage n'imodoka bakabatwika. Ni ibikorwa by'ubwihebe ntabwo ari ubwihebe. Subiza icyo kibazo tuganire neza. Fungura mic yawe. Ibikorwa byo gutega abantu muri Nyungwe bakabica. Ari urabishyigikiye. Ni ubwihebe ntabwo ari ubwihebe.
fungura mic yawe. Ntago ushobora gushyikira ubwicanyi bwo ariko bwose. Urakoze cyane. Ntago ushobora kuganira nk'imfura. Reka nkubwire. Urakoze cyane. N'icyatumye mpaguruka ngo ndwanye Kagame ni ukwica abantu. Ariko kwica abantu agategeka. Ariko kwica. Okay, uretse gato. So don't even niyo mpamvu wabonye. Reka tugende one by one. Reka bati tugende one by one. Niba wemera ko ibikorwa byakozwe muri Nyungwe ari iby'igihebe, ari ubwihebe, kandi mu babikoze hakaba harimo abantu banyu, icyo ni kimwe. Iyo niyo mpamvu yabere ko muri ibyihebe mwisha abanyarwanda. Ushobora kuvuga abantu bacu bari. Uretse gato. Ushobora kuvuga abantu bacu bari. Sankara uramwihakanye. Sankara yavuye mu ihuriro ku mugaragaro, ajya no kuri radio arabivuga. Ajya kujoininga ibari MRCD. Urumva? Ceceka gato, uretse gato. Ikindi kibazo nkubaza. P5 irimo yafashe umwanya imara abanyamurenge, yes or no? Irabicira bamara, yes or no? Fungura mic yawe. Sankara muramwihakanye. Muri kwiyambura ubwihebe ariko ntibishobora kuba amaze gukora ibikorwa by'ubwihebe. Twagiye. Ubu ngubu se ngiye umva arimo gukora muri FPR. Uzaza ngo subizo kubajije winyobya bakwita fakte mukanyobya. Nakubajije P5 yarimbuye ubwoko bw'abanyamurenge ni munsi aracyabikora, yes or no? Komm, wir packen das Weihnachtsgeschenk für meine Schwester ein. Es wird ihr bestimmt gefallen. Ich dachte mal, neu ist bei Elektronik. Please. Community is not Susan. Please. Okay, nakubaza. Subiza kuri cyo ngubashije. Basiriye. P5 imurenge yamaze ubwoko yica abantu, yes or no? Ntabwo yemera. Ntabwo ari abanyu. Kaza P5 bigeze yica abantu. Uvuga ibindi. P5 birakwica abantu se nibaye. Nibaye. Erega shaka. Turi kumugana. Uretse gato ari. Ugiye kuyivugira ari. Kabiro urahari. Faza, we tukagwe kubitira amakuru ashyushye. Ingabo za MPS rubine zirimo ziradivasinga zikomeza zijya baraka. Ku makuru ayo bwino avuye ku bana bari ku rugamba hariya nta na stand by bigeze babashiraho yo kwabo barasubira inyuma aho babashize stand by badivasinga. So ibyo abo ngabo barimo bavuga bakwiye kubivuga nguko ni rwo ruhande barimo, kandi ntabwo bavuga bashingiye ku kuri, bavuga ibijyanye n'ibyo bifuza. Niyo mpamvu bumva bamwe barimo bananirwa kwihangana bagatukana. Ari abantu b'abagabo nuko bazi ko nta mbaraga bafite, nta n'icyo bahagazeho. Bazi ko abo bashigikiye buri munsi birirwa biruka bikoreye inkweto bata imbunda, ko batageze ngo bakore imigambi. Nk'ubu arimo aravuga ngo Kagame ari Buvira, yabonye Kagame Buvira ryari ko ari abasazi batagira n'ubwenge witukana. Ntabwo tuza kuba nkabo. Umva ukumva Gabiro tugaruke kuri P5 yaba bazavuga bazaca umugani ngo uheneye ntumwenere ngo ajya kwita kiburanyo yuko umuntu ateze ariko bamwogosha. Bahisemo agasuzuguro no gutukana nabo nta nubwo nabatutse ariko kwita umusazi indwara umuntu aba arwaye ubu umututse ntabwo umukabuye ashobora no kujya kwa muganga akivuza. Ahubwo bari gushimira ko bibukije indwara bakajya kwa muganga. So P5 guhera 2018 P5 yiyunze na Red Tabara na Maimai, nibo bagabaga ibitero ku banyamurenge, abaturage b'abanyamurenge, nibo banyaze inka z'abanyamurenge, nibo batwitira imihana yose ubona abanyamurenge hariya. Niyo mpamvu n'uyu munsi nta hantu namwe mu baturage bari mu murenge basangamo wabona umusirikare wa P5 muri izo area abaturage barimo, nuko ari abicanyi. Yani bari kumwe na FDL, barabizi n'abarusagara nibo bihakana. P5 yishe makanika. P5 yishe makanika. P5 nikorana ndakubaza wewe jakora P5 yishe makanika.
Konda kubaza P5 yabona ikorana na Tshisekedi iri kumwe na Maimai zira drone zarashe makanika zari zivuye kubajije ikibazo n'igisubizo ikindi gabiro P5 bwani yakwica makanika kuko ni ingegera ziraho zigenda makanika yishwe nande rero makanika yishwe na leta ya Tshisekedi ni andashimiye drone yamurashe yavuye Kisangani. Ikindi uduhaye breaking news unuvuga ko nanga yabeshe agiye kubwira tangazo ari kuraho ibyo kubesha nimbaso mitangazo tegera gatoya nimbaso mitangazo muri advance breaking news nanga yabeshe tegera my idea we kumvugiramo wagwa mwanya kuvuga turimo turaganira tariki bashizeho zivuga ngo bazavamo izi tariki turimo turaganira. Okay, nimba uri kuganira rero baza uceceke gusa tuvuga ko yatangaje bivuga ko bagomba kwa advancinga then baka withdrawinga nico bishaka ikigaba kigiye guhindura kwa So I got round I got lost. wamubishe wataka igozi wavuye mu gihugu cyawe no mu Bwongereza muri gutakara wamutizo kugaragaza ubundi kari kuba ari tangazo wabonye niko ari uwo muzungu uri kukuyobora azi ko atakaye umunsi waturutse igihugu cyawe ukangara niko you get lost the time you left your country ugahungwa ukagenda ukisanga muri ubwo buyobe watanze wimyutinga garuka uwo muzungu reka musubiza yarambajije kananze bage ari uyu ari kubwira umuzungu we ngo yayobye wataka you have been lost umba wa lost safe lonta ayo gamba cyakasa mutori burungi gende hede nawe wakirobezo so ari ibyo ngibyo tugaruka mu kanya iyo turayijemo nuko ndeba ibi bigarashe ngo byabibonye ngo byari bigiye kubyina insinzi ngo virivuyemo urimo kunyumva ibi aba bantu nibitangazo ariko noneho undebere frema ariko kambazi you have lost ari we muzungu yaza kumenya ukuntu wamaze gutakara mu mutwe ntabwo ari no kuyobora mu aho ngaho wagiye tombe nakuwa tombe mwanana yabaye tombe ari yabaye tombe ngo yataka yahana so tugende gato rero Rusagara we yesa ikintu kimwe urabizi mu bintu najya nihanganira urimo kunyumva His Excellency Kagame kumuvuga ndabizi ntega amatwi urabizi iyo muje ibintu bipfuye na marara nawe reka bipfe nawe urimo kunyumva iyo mufashe community abantu bakomoka muri Kongo mukazanga kwatunga gatoki mu biti bikoresho urimo kunyumva ureka nkubwiza uzi tega amatwi uruziye mwese uruziye bana mwarabaye mu ndarafungiye gute ntabwo urabizi ko nakora kumvugiramo nashize itangazo aho hejuru risome wabushita ngo maze urebe impamvu nayigusobanuriye clearly ntabwo bamushimuse ngo bamufunge impamvu afunzwe n'impamvu yafashwe iraho ngaho iyo ni presidence yabyanditse gashyiraho umucyo turi kumwe niyo mpamvu yuze y'amasaha uretse gato tega amatwi niyo mpamvu aya masaha ntabwo ushobora kwishyira mu ikoti rya nkunda uri ikiwerewere kuko ntabwo uruze arambabaza mbere yuko uvuga ubwo gusa uvuga nakubwiye ngo ikintu ugomba kumenya unagishyire mu mutwe tuzi uruhande murimo muri iyi ntambara ariko urabizi ko mwakubiswe kuva i Goma urimo kunyumva mwakubise kuva i Goma murakubitwa mpaka turasanga bagenda bayorana na P5 mu murenge murakubitwa niba mwabyiraga insinzi ko mugiye gusubira muri Uvira shira birarura urimo kunyumva Uvira basubiye inyuma cyangwa baraza gusubira inyuma cyangwa bazasubira inyuma kuko basubiye inyuma Ikibumba ntabwo byatumye ngo bidafatwa ibyahagaritse urugendo Ikibumba basubiye inyuma ubu turi kuvugana bageze Uvira bashobora gusubira inyuma Uvira baravuga ngo ubundi umugabo iyo ashaka kwirukanka neza amanza gusubira inyuma nuko umugabo asimbuka neza erega nazo za strategy y'intambara murahangaha mubarekuye Uvira nakubujije we Rusagara ko bafashe Ikibumba bakayikora biravuze ko murimo kwa advance banza uvuguruze garagaza ndakubaza uyaretira ijambo rye ndakubaza umva utekereza ko uremera ko barimo kwa advancinga abana makuru avuye ku rugamba
nibyo ntabwo ibyo none se uruzi mu rugamba rurahagaze yakwa divansinga birahagarara byakomeje ndakubwiye ngo tega amatwi umuntu ya advancing withdrawing ikintu kiriho Sankara urimo kumva ariko sha M23 muri abahanga pe umuntu ya advancing withdrawing itangaza rwose ariko se wabonye byari Gabiro mwemeretse gato uba we Sankara nakumva ngwiza ariko nawe nta Sankara umva nkubwire we Rusagara ikintu ugomba gushyira mu mutwe wawe ni iki muretse gato nimushake muzavuge ko M23 itabaho mufate nanga ya masa mwamaze kumugira umunyarwanda akafira wabarwanyaga nibo bayoboye kukugira nanga yamaze kuba umunyarwanda ugana Kabila wabimye uburenganzira nibo bayoboye ariko Kabila hanyuma kangubaza ahantu beri umupfapfa yaba Kabila waturwanije uretse gato yamabuye ko Kanyarengwe yavuze ko atazongera cece ka gato Kanyarengwe ko yakoresheje amagambo yakoresheje ntiyaje akayobora FPR wagire kubwo bugoryi bwaje utekereza nk'umuntu akanagiye mu ishuri who told you ko umwanzi wawe mutatari nuko mukunzi ninde wakubwiye ko kuba Kabila yari we aya masaha adashobora kuza akangiza ikibazo what would you pick Kabila oye mugira agriba z'ubugoryi gusa zira aho ngaho mufata utuntu tudafatika mwarangiza mukita bawupoza umva mbwira ikintu mushobora gukora mujye muri zintera hamwe uretse gato mujye muri zintera hamwe n'aba bantu badafite gutekereza mukore collection y'amafaranga Rusagara ushyire muri icyo cyobo cyawe icyo kintu ushobora gukora kuko bakwakizinga ko amafaranga ngo yabatanga imisanzu ariko njeje umurya ikintu wakora ni kimwe uzi ukuntu umeze uzi ukuntu mubona Rusagara umeze nk'aba pasiteri babandi b'abafere nawe muri abafere nicyo kintu cyo mushobora gukora umutuzo w'Ugereza Kabila yoboye koze ya Nkunda sha kunyumva hanyuma mwibutse ko uremera ko RNC muri abasikama mwebwe ikintu ni icyaha cy'uburiganya ariko nuko nabo mutangira ibintu muvuge ko atangira amatwi nuko nabo muriganya muremera ko muri abasikama tugaberanye kuri icyo kintu muremera ko mwamaze gusenyuka mutakibaho yaro exist ikintu kimwe mwakora no gufera abantu no kubiba udufaranga ngo your brother and the greatly urimo kumva so ibingibi niyo mpamvu ureba ngo uvirira rekuwe ubwo bakabirimo babyina insinzi ubungubu ndakubaza ubungubu ugiye gukoresha iyi turufu mu bantu wiba amafaranga ubabwiye ngo mwakoresheje ngo diplomasi ngo birakomeye ngo urabona ngo nimutanga amafaranga ngo dore ngo uvira bayivuyemo stupid people dore no n'ibindi bizongo bidafite ubwenge biragenda bibahereza amafaranga ubwo wabonye iturufu yo kugaragaza ko uvira yavuyemo mwebwe Rusagara ntabibe umva mwabigarashamwe Rusagara ntabibe ko Rusagara agiye kubabwira ko bakoresheje ibintu by'ubuhanga kugira ngo uvirivemo stupid people iyi ngiyi muri abaferi muri ibisambu byo abantu amafaranga urumva nyine muragenda mugiye gukusanya ibintu by'unuza mu biba amafaranga byo muraza kubibasha ariko muri uko kwiba ariko afite akabazo k'amatsiko Godfather nta kibazo ufite genda uyibe ashaka kubaza k'amatsiko nta matsiko we nta kintu cyakubaye kitera amatsiko uza kugira n'aya ngaya nakubwiye kurekura Uvira ubifate nk'ukuntu bari kuye Kibumba urimo kunyuka Kibumba barayirebuye byatumye ngo bidafatwa byahagaritse urugamba muribuka ukuntu mwabyinnye ngo basubire inyuma ngo baratsinzwe do you remember hanyuma bwa barakomeje ntibakomeje uretse gato urekura Uvira bifate nk'umuntu ugiye gusubira inyuma kugira ngo azane umuvuduko you gonna see them in Kisangani as soon as you can uzabireba ariko murabapfapfa koko buriya kuko ku buryo uvuga ngo urukumva ushobora kubyina insinzi ngo bayifatishije amasaso ngo bayibakuyemo unagira itima kumabwiriza ari garuka zey no garura ikindi kihebe Mr. Dimanga garuka hano gato amacenga baramunogonora
Mr. Gugu garura Mr. Gugu gaga garukano gatuye ninde wanogonoye nani Ben utabana Mr. akasa mutwe Sagara nega akasa mutwe Rusaga ni Mr. Gugu gaga garura Mr. Gugu gaga ikibe gikurikizane please garukano zamuka Gugu gaga areka shanje mafite muweza hanyo kabisa aragiye urakayura munogoro yaragiye umva kubwira Rusaga ubwoko bupfukamwe mu nda kabisa bakabagira hanyuma wowe arya wowe uruhuye ikibazo rero ndakubwiye yo kugezeho urakwira niko nyamuzi mwarashize neza niko nyamuzi tega amatwi umwemeye kuba karima k'igikonisha babasanga wemeye kuba impunzi kubera icyobo cy'amashuna karoti wemeye kuba ikiwe kubera icyobo cy'inda yawe sha ndakubaza wemeye kuba umucakara w'igifu cyawe Rusaga murango Kagame azabafasha nkuko Museveni yafashije ubwo uraho ngaho uzajyana na Kayumba mujye kubana ubutegetsi sha niko Rusaga uburaho urategereje uzajya kuvana ubutegetsi mukoresheje P5 reba koze ya nkunda kuyobowe na Kabila dore Rusagara umva tega amatwi iyo koze aramaze hanyuma nakubaza nyamu ubu ngubu urumva wemeye kwitwa ikihebe kubera umwobo wawe winda kuko nta yindi mpamvu ufite n'imwe ushobora gushyira imbere urumva nta mpamvu n'imwe harya warambwiye ubushize ngo impamvu ngo wabaye ikihebe ukaba ngo ikigarasha ngo nuko ngo bene wanyu ngo bafashe ubutegetsi ngo ntibahabwe uburenganzira bwo gukora amabi ntibahanwe ngo bafungirwa bakava muri gereza wabaye ikihebe kuko itegeko ry'u Rwanda ryageze no ku muntu wafashe igihugu bene wanyu ngo barangiza bagafungwa yewe uri muto nk'inda yawe Rusaga yakubwiza ukuri ngiye kubwira ijambo kandi ni ukuri niko kuri niba mu by'ukuri ubona ushobora kwimena inda aya masaha ukaba wicarana n'umujenosidere mukicarana mukajya umugambi reka mubwire ijambo urabona Rusagara mu buzima iyo abashakashatsi cyangwa biga imyororokere bavuga ko iyo umuntu agiye kuvuka umugabo agiye gutera inda intanga zisohoka mu gitsina cy'umugabo ari nyinshi cyane zikagenda ku muvuduko mwinshi ariko iyirukanse kurusha izindi niyo igenda igafunga ikinjira ariko mu ntanga buriya muri miliyoni z'intanga ziba zitandukanye ikintu kimbabaza ukavuka mu yandi magambo habaye ibyago by'uko intanga mbi yirukanse ukavuka kuri intanga mbi ugasiga izindi ntanga nziza zigapfa ugasigara hakabaye haraje intanga nzima ishobora gushyira mu gaciro akaba ariyo yaravutse ntihavuka intanga mbi nkawe kuko iyo mbonye uri ahangaha ugira intsinzi nk'izi ngizi zo kubona abantu ugashimishwa no kubona abantu bagenda bakarimbura abaturage ukabishyigikira ukabyina intsinzi iyi ntsinzi ishobora gutuma umuntu afungura ibintu biratangaza ujye wicara mu mutwe wawe umenye kuri intangambi numera kumenya kuri intangambi wenda wavuga ati naje ku isi nje gusenya no kurimbura reka niyice niba mvuye ikihe hari gahurizo Mr. Ntega Matoso nk'intangambi rero Mr. Ntangambi intangambi aba ari Kagame ufunze nkunda kurusha Mr. Babs urumva nk'uko intangambi kandi kubibizi nawe ndi nkawe nakwihasumu ya panya bisisi turi kumwe ari Mr. Gugaga ko utazamuka so the thing is uko muri kubyina iyo nsinzi ikintu mujye munaceceka uko murabizi ko muri kubyina insinzi hafi ya ntayo kure kurawuvira uko uvira yarekuwe murarakara ariko nta kintu mwabikora kuko mabwiza ukuri abarahiraga n'inzega uko uvira yarekuwe yarekurwa basubira inyuma niko Kibumba yarekuwe mujye mubifata gutyo abantu muri ahangaha nimubona uvira bari kwirekura bagasubira inyuma mwibuke ko barekuye Kibumba bagasubira inyuma ariko se ntimuzi ko n'aba batindi baje hano bakabyina ngo baratsinzwe barabirukanye murabyibuka Abatanzania bavuga ngo piga kunguru ngo wibaje ko atazafata umujyi wa Goma ntabwo
amahanga yari yateranye. What are you talking about? None ukumva ko kuvuga ngo Uvira bagiye gukora withdraw. Ndakubaza ko wari kare bayirekuye basubiye inyuma urugamba rwarahagaze. What's wrong with you people? Uvira barayirekura bazagaruka bakomeza Kisangani. Urukumva Sonso nabyemera akabona deployment ivuye muri RMC cyete utamwira ko yabaye umuntu wanyu. Yabaye umuntu wanyu. Sankara yari umuntu wanyu. Yari umuntu wanyu. Yabaye muri RMC ntabwo yibayemo. Wamutins Senjumba prime minister wanyu yabaye umuntu wacu. Ndakubaza. Senjumba prime minister wanyu yabaye umuntu wacu. Evode yari umuntu wande. Evode uwiringiye Imana yabaye umuntu wacu. Ubundi rero yari waye talking. Ceceka gatano gatoya wumve. Mutekereza rero mwafashe. No sense we kwanza kamaze sigara no imbudu dimanga. Ubu bumanutse. Reka ari umva gato kubaze. Genda umva gato kubaze. Nawe aya masaha niyo mpamvu bavuga ngo kamansi. Leta y'ubumwe yiteguye kwakira uwari we wese uyu n'ibitekerezo atari yo gusenya. Reka wiseka hasetse mama wiseka genda gato. Ubwo uri kumva uri gutanga fact nawe none reka nkubaze. Muratekereza ko mugomba gusenya mukarimbura kugira ngo namwe bazabakire nkuko bakiriye Ivode cyangwa n'uwo Nsengiyumva. Niko bitekereza. Yumva muribeshya teka amatwi gusobanurira rero. Teka amatwi gusobanurira. Ariko sha ntabwo Nsengiyumva uretse gato. Ntabwo Nsengiyumva yigeze ashyirwa impapuro nk'izashyiriwe kino kihebe. Ntabwo Nsengiyumva yigeze aba wanted. Tega amatwi tandukanya se abo bantu bashobora kugenda. Ivugura bizi ntabwo bizi. Tega amatwi. We Godfather uri gukoresha ivugura bizi ntabwo bizi. Nsengiyumva yatorotse je. Tega amatwi. Yaramaze. Ndagusobanurira ko iyo babona umuntu Nsengiyumva yatoretse gereza agenda urebe muri 2009 yasimbutse aratoroka. Yaramaze. Ndagusobanurira gato maze gusobanurira. Rwarakabije yafashe imbunda ararwana igihe kiragera arataha. Tega amatwi kandi kubimenye watayo. Tega amatwi ntutekereza ko ibyo gusobanura urimo kwibura bitsinze. Tega amatwi. Rwarakabije yarekuye ashira intwaro hasi aza kubaka igihugu. Tega amatwi. Nurimo kubwira ngewe ngurana nako. Tega amatwi. Mwebwe arimo basinya. Tega amatwi. Tega amatwi. Kuko yari umusirikare ndaguhereza ingero. Uyu nguyu niba ashobora igihe kikagira agahinduka ntabwo yakoze ibyaha byo gutega mu yaramaze ibyaha by'ibijura bitandukanye no gushaka gutsemba abanyarwanda nk'ibyo mukora mugatega imodoka ziri muri Nyungwe tandukanye ibyo bintu reka koresha ubwenge bwazi koresha imyaka ufite niba udashobora gukoresha ubwenge koresha imyaka ufite wowe urafata umuntu wibye ukamujyana namwe mufata intwaro mukagura impano mukajya kumara abantu mukica abanyarwanda mukabikora izuba riva ugafata Sankara niyo biva ku mugaragaro yatanze ubuhamya yari muri RNC bari mu Sankara nta soni urafata Evode hold on ega amatwi do not call me young man kuko urimo kunyumva Yes, kunyita umusaza kucyonza kwita young man. Ntabwo urashaka young man. Umusaza urimo kunyumva imvizimera uretse gato uva ari tugusobanurire ari imvizimera ku mutwe w'abazima n'umutwe w'ibigori. Ibigori nabyo birasaza bro. Kunyita ikigori ntabwo bihindura ikigori. But you entitled to your opinion. Ntabwo I respect your opinion. Ibigori bisaza. I respect your opinion. Ibigori bisaza. Ariko akasa mutwe ndashaka nakubwiye ko n'ibigoryi bisaza so tandukanya ibintu bibiri tandukanya abantu bashobora kujya hariya bakanenga ariko bakaba batanga bitandukanye namwe urimo kunyuka mwumva ko mugomba kuba ibyihebe mwumva ko mugomba kuba ibyihebe nk'ibyo muri byo nta mwabagabo mwe mufata intwaro ariko ndashaka kukubaza